mu myidagaduro mpere hano iwacu mu Rwanda hari ibitaramo bitandukanye biza kwinjiza abanyakigali ndetse n'abandi batandukanye bo mu ntara muri weekend nk'igitaramo witwa Remana Amakura yaje gukorera hariya i Musanze. Ni igitaramo azaguriramo na The Ben, ni igitaramo azaguriramo n'aba DJ bakomeye cyane ndetse rwose biza kuba biryoshye, DJ Marlon ndetse na DJ Brian. Rema rero yaraye ageze mu mujyi wa Kigali ahita atangaza amagambo akomeye avuga yuko icyambere iki gitaramo yakirangiwe n'uwitwa The Ben, ati niwe watumye mu by'ukuri ntumirwa muri iki gitaramo, ati n'umuvandimwe wanjye kuva twakorana indirimbo bise This is Love, ati ubuzima bwarahindutse mu by'ukuri mufata nka musaza wanjye. Ikindi kandi yabajijwe mu by'ukuri niba azabasha gushyigikira Shiba Karongi cyane ko nafite igitaramo ku itariki 17 ni ku munsi w'ejo muri Camp Kigali, avuga ko nawe abyifuza, ati mu by'ukuri ni kimwe mu byo nifuza cyane kuba nashyigikira mugenzi wanjye duhuriye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni Remana Amakura uri iwacu mu Rwanda utegerejwe kuza gutaramira i Musanze. Hanyuma ariko kandi ni Shiba Karongi nawe uzataramira mu mujyi wa Kigali ku munsi w'ejo mu gitaramo azahuriramo na Bwiza, azahuriramo kandi n'uwitwa Bushari. Ejo mu kiganiro n'itangazamakuru mu by'ukuri witwa Shiba Karongi yongeye gushimangira ko igihugu cy'u Rwanda ari kimwe mu bihugu akunda ku isi, avuga ko mu by'ukuri yahageze yumva ari mu rugo. Ariko kandi ku munsi w'ejo byari birori byiza cyane, benshi baramuzi, yamamaye mu irushanwa rya Miss Rwanda yitwa Miss Aurore Kayibanda. Uyu nguyu ku munsi w'ejo kuri Assumption nibwo yashyingiranywe n'inshuti ye umugabo we, biyemeza kubana akaramata. Yambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2012, hanyuma mu mwaka wa 2015 aza kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya gukomereza amashuri ndetse n'ubuzima. Ariko kandi Kayibanda aherutse gutangaza ko yamaze kwimukira hano iwacu mu Rwanda. Mu by'ukuri ati sinzongera kujya gutora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuzima bwanjye bwose nabuzanye hano ku butaka bw'igihugu cyanjye mu Rwanda. Hanyuma ariko kandi mbabwire yuko mu by'ukuri benshi bari bategereje indirimbo yitwa Sikosa, ni indirimbo yahuriyemo Kevin Kade ndetse na The Ben n'uwitwa Element Ele. Kevin Kade akaba yatangaje ko indirimbo izasohoka ku munsi wa mbere w'icyumweru gitaha, ati mu by'ukuri abanyamusanze bo The Ben araza kubaha umubonjo wayo, ati ariko mu by'ukuri mu cyumweru gitaha bizaba biryoshye cyane. Diamond Platnumz ati ku itariki 30 nzaba ndi Amsterdam, itariki 30 rero z'ukwezi gutaha yavuze ko azaba ari Amsterdam, ndetse avuga ko mu by'ukuri yiteguye kuzatanga ibyishimo. Hanyuma ariko kandi nyuze mu zindi nkuru ziri kugarukwaho, nababwira yuko uwitwa Asha Raymond yamaze gutangaza ko mu by'ukuri nta kindi cyatumye hagarika ibitaramo byagomba gutangira Toronto. Avuga yuko ngo yarwaye igikanu, ati nagize impanuka hanyuma igikanu cyanjye kitangira kumbabaza, ati mu by'ukuri rero ntabwo nari kubasha kubyina nk'uko nsanzwe mbyina ku rubyiniro, abankurikira abankunda bose mbasabye imbabazi, ati mwambabarire cyane. Ariko kandi witwa Taylor Swift mu bitaramo yarari gukora yise Elastwa yatunguranye ubwo uyu muhanzikazi yari mu mujyi wa Londres ahitwa Wembley Stadium, yahamagaye ku rubyiniro witwa Ed Sheeran babasha gutanga ibyishimo. Aba bombi bagaragaye baririmbana nyuma yuko mu by'ukuri indirimbo bakoranye mu mwaka wa 2017 yahinduye amateka y'umuziki, yaba ari hariya mu Bwongereza ndetse no muri Amerika. Ibi ndirimbo ikundwa cyane, ubu rero mu by'ukuri navuga ko umubano wabo ukomeje kugenda neza. Ariko kandi witwa Lady Gaga ndetse n'uwitwa Bruno Mars batangaje ko indirimbo yabo mu by'ukuri izakuza kujya hanze mu masaha y'ijoro, ni Die With A Smile. Ugereranije mu rurimi rw'ikinyarwanda no gupfana inseko, ni ko indirimbo yabo bayise. Lady Gaga ndetse n'uwitwa Bruno Mars bavuga ko indirimbo izakuza kujya hanze mu masaha makeya ari imbere. Batera mu by'ukuri n'amateka ibiza gukurikiraho. Nimwe mu ndirimbo nabonye abantu bategereje ari benshi. Madonna yongeye kugaragara mu rukundo n'umukunzi mushya, aramurusha imyaka igeze kuri 37 yose. Avuga ko mu by'ukuri ngo yikundira abasore bakiri batoya, numwe mu bahanzi nawe bakomeye cyane. Aravuga ati ngi by'imyaka nimukabimbwire, icyo ndeba n'urukundo. Yego, muze urakoze cyane. Urakoze cyane na Ferdinand. Ndasi ku cyo arimo guseka abana bato. No twana duto. Iby'imyaka dosi ntabwo byumva neza kweri. Biratangaje pe. Yego, mwakoze mwese mukomeze mugira igicamunsi cyiza buri sana amakuru agezweho kuri Radio Rwanda ngo dusubire ku isaha ya 8.